Dutangira agafilime hakuno hari umugeni uri muri rukanka ndetse no mugeni arimo arirukanka atabaza umugabo we arimo aramwirukankana ku munsi w'ubukwe. Barakwereka umugeni yageze hakuno, umugabo aramubwira ati wibeshye ukora ibyo bintu, ati wibeshye ukuremo iyo kanzu. Ndetse barakwereka umugeni yatangiye kurira, arangije areba hakuno aravuga ati ndiyahura. Yahise asubira inyuma disi, yaragiye kuba yakwiyahura byose biturutse kuri uyu mugabo. Umugabo yarabibonye aza yirukanka aravuga ati wibeshye wiyahure uraza kumbona. Ndetse barakwereka umugeni yaraje ajya ku gikingi hakuno, yaramanutse kumbe wa mukwe nawe yarahageze abona umugeni we nyirizina ariyahuye. Ndetse yaramwitegereje abona ukuntu ndetse ahindukiye aramubwira ati sheri mbabarira rwose utagerageza gusimbukira aho hantu. Ndetse umugabo amubwira ati noneho nzakubera umuntu mwiza kandi umbabarire cyane. Barakwereka umugeni yarahindukiye aramwitegereza aramubwira ati wakihanganye koko kuba tugiye kuba twakora ubukwe nicyo kigiye gutuma wiyahura. Ndetse barakwereka umukobwa aramubwira ati ntabwo ngukunda ndetse nta nubwo nzigira ngukunda. Barakwereka yaravuze ati ngiye kuba nakwiyahura ndetse nimara kwiyahura ndeba ahantu uzongera kumbona. Barakwereka uno mugabo yageragezaga kuba yashakana n'uno mukobwa kandi uno mukobwa atamukunda habe na gato. Barakwereka umukobwa akiri aho hafi, umugabo nawe yagerageje gusimbuka ngo arebe ko yatabara. Nuko umukobwa aramubwira ati wibeshye unyegere, wibeshye unyegere uraza kumbona. Barakwereka umugabo yambwira ati ariko hani wakihangana ukareka gukora ibyo bintu. Umukobwa yararize ambwira ati ababyeyi banjye nibo bakomeza kumatira kuba nagukunda, ati rero ntabwo ndi tayari kuba nashakana nawe. Mana nyagasani, umugeni yaruriye ni kumanga ahantu kure cyane, ubona ko niyikubita mu mazi adashobora no kuza kuba yakomeza kubaho. Akwereka yaragize atya iragiye kuba yasimbuka maze ngo ahite yipfiraho kugira ngo abane n'uyu mugabo washakaga ko babana ku ngufu. Urabizi neza umukobwa nawe yarababaye aravuga ati mbabajwe nuko ngiye kwiyahura nyiri muto, atari ko kugira mbane nawe. Yagize cyahita atera akaguru ikanzu ndetse n'agatimba ahita agira cyahita amanuka. Umugabo yaravuze ati Mana nyagasani kubera iki wiyahuye kandi nashakaga ko njye nawe tugira ubukwe bwiza. N'umugeni wiyahuye ku munsi we w'ubukwe kubera iki yiyahuye. Ndetse barakwereka umugabo yaraje ngo arebe ko birangiye ariko atungurwa n'ibyo abonye, aravuga ati noneho ubu ndaguhebye birarangiye. Yabaye nk'umusazi arangije ayoberwa icyo yakora ahita atangira kuba yakwirukanka. Ibi ngibi bikunze kubaho, ugasanga umuryango w'abakire washatse kuba washyingira umukobwa wabo ukamushyingira umugabo w'umukobwa adakunda. Barakwereka hakuno umukobwa yakaguye mu mazi menya byararangiye ndetse arapfuye. Bongera kutwereka hakuno hari umusore witwa Jacques. Ndetse Jacques uko yaragitembera hakuno yabonye hari umuntu uri gutemba mu mazi, ndetse arangije arabyitegereza aravuga ati ngomba kugira icyo nakora byanga byakunda. Nuko nawe yaritegereje avuga ati ariko kiriya ni igiti ndi kubona kiri gutemba mu mazi, ubwo ngubwo kuko ntiyaburiye ari umuntu waba wapfuye. Agira atya aravuga ati reka ndebe ko natabarira hakiri hafi kugira ngo ndebe ko natabara ubuzima bw'umuntu. Isomo rikomeye riba ririmo hano nuko buriya mu buzima uba ugomba kuba watabara ugatabara umuntu utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Yaravuze ati oh my god, ubu kuko ni wowe. Avuga ati uri umuntu ukaba urimo hano, ati se ko mbona wambaye agatimba. Yaje agira atya asatira ajya mu mazi kugira ngo arebe ko yatabara. Ndetse yaraje mu kugera hakuno ahita agira atya amukura mu mazi ndetse aramubwira ati reka ngutabare, wabaye iki kubera iki wajemo hano? Gusa umukobwa ukiri hano ntabwo yageragezaga kuba yavuga ndetse ntabwo byari kumworohera habe na gato. Umusore yakoze ibyo ashoboye byose, ndetse umusore yitwa Jacques. Mujye mutanga ubufasha aho bukenewe. Ndetse barakwereka yagize atya aramuterura ndetse yaramaze kuba yaremera kubera ko byonyine n'amazi yaramaze kuba yanywa, yaramazi menshi cyane. Yaramufashe aramuterura avuga ati ngomba kuguhereza ubutabazi bw'ibanze byanga byakunda. Kubera iki uno mwana w'umukobwa yifasha akemera kwiyahura kandi yaragiye kuba yakora ubukwe, ubona ko yari yamaze kuba yashyiramo n'ikintu bise ikanzu. Umusore yagize atya areba hejuru ndetse bongera kutwereka wa mugabo wari ugiye kuba
yakora ubukwe n'uno musore aza arimo arasakuza aravuga ati Alvin bimeze bite. Gusa uno mukobwa we yari yamaze kuba yakitura mu mazi ndetse ntabwo yari azi ngo niyihe mpamvu. Umusore yumvishe ijwi arangije aravuga ati iryo jwi si umuntu wari ugukurikiye. Ndetse umusore aravuga ati ngomba gukora ibishoboka byose nkagutabara kandi nkaguhisha bari abantu bashakaga kuba bakwica. Umusore yaramuteruye ndetse amujyana hakuno afite gahunda yo kuba yamutabara. Gusa uko ari kumva amajwi ntabwo ari kubasha kumva amajwi ahantu arimo araturuka neza ndetse ngo abashe kuba yamenya icyerekezo. Uno musore uri hano ndetse nawe wari ugiye kuba yakora ubukwe ni ikigabo gikuze ubona ko cyari cyiteguye kuba cyashaka uno mukobwa ku gahato, ibyo bita ku bwiza no ku bubi. Ndetse barakwereka hakuno umugabo yaraje avuga ati urambabaje cyane, ubukwe bwanjye urabwishe kandi namaze gutumira imiryango, inshuti ndetse n'abavandimwe. Barakwereka umusore yaraje aza asatira hakuno aravuga ati byanga byakunda umukobwa ni hanari ndetse n'ahandi yabashije kuba yajya. Mubwira ngo kora subscribe kuri YouTube channel, kenshi cyane murabizi ko twabagezaga inkuru nyinshi cyane zibafasha mu buzima, ariko mu minsi yashize twagize ikibazo, YouTube channel igira ikibazo. Ubu ngubu ni hano tuzajya tuba turi kumwe, ndetse mukore subscribe kuri YouTube channel bita Ubuzima Films. Barakwereka umusore yagerageje kwitegereza wa mukobwa witwa Alvin ndetse umusore nawe akitwa Jack, ndetse yabonye ikigabo hakuno ahita amufata amwegeka hakuno ku buryo nta muntu ushobora kuba yamureba ndetse ngo bashe kuba yamubona. Gusa agatimba kose kamaze kuba kaba umwanda pe. Murabizi uburyo agatimba kaba gasa umweru ndetse ku buryo bukomeye cyane. Yaraje amwegeka hakuno kugira ngo amere nkaho aniryamiye ataza guhita akanguka bitunguranye. Ndetse umusore avuga ati ngomba kugerageza ishoboka byose mwayobya uriya muntu urimo urashaka gukurikirana uno mukobwa, urimo urashaka kuba yamufata. Ndetse kwereka umugabo yaraje mu kumara kuba yaza avuga ati se Alvin yaba arengeye hehe, yaba yapfuye se akaba ataraza. Ndetse barakwereka muri ako kanya umugabo yatangiye kujya ahamagara wa musore yitaguruka witwa Jack. Bahuza amaso ndetse Jack ahambwa ati bite wa mugabo urimo urashaka nde, urimo urashaka nde? Ati umuntu urimo urashaka ntabwo ari hano. Barakwereka umugabo aravuze ati ndimo ndashaka umukobwa bita Alvin usimbukiyemo hano. Ati waba wamumboneye? Ndetse barakwereka umusore ambwa ati umukobwa bita Alvin. Ati wapi rwose wa mugabo we, uwo mukobwa nawe nabonye, niriwe hano ndimo ndaroba cyane, ikindi kandi abaye hari nahita mbikubwira. Gusa urebe hakuno umugabo agize ari cyakongera akaza hakuno akigira imbere yahita akubita amaso no mukobwa bikaba bibi cyane. Umusore witwa Jack yarunamye abona umukobwa haryamye, haje ambwa ati rwose birababaje kuba wabura umugeni wawe. Ati ariko kandi ntabwo nigeze mubona, ndetse iyo nza kuba namubonye mba nakubwiye. Barakwereka umugabo aravuze ati ayayayaya bishoboka bite? Ati ariko ndagusabye nuza kuba wamubona uze kuba wambwira kuko ndamukeneye cyane. Umusore bamuhaye gahunda y'uko naramuka abonye uno mukobwa witwa Alvin wambaye agatimba aza kuba yamubwira ndetse akaba yamutangariza neza akaza kumwirebera. Barakwereka wa mugabo yasubiye inyuma ari guhamagara cyane avuga ati Alvin uri hehe? Barakwereka hakuno Alvin we yaramaze kuba yakiryamira, gusa ntabwo ari gutekereza, nuko yagize amahirwe agatabarwa n'uno musore wari wibereye hakuno. Gusa barakwereka Jack yaravuze ati kubera iki uriya mugabo arimo aragukurikira? Ati se birashoboka ko wamucitsemo ni mu rusengero mugiye kuba mwasezerana? Ati rwose byaba bitangaje cyane. Barakwereka uno musore ambwira atumva ariko ngomba gukora ibishoboka byose narangiza nkaba nagutabara. Gusa umusore nawe ntituzi ngo atuye hehe, ntituzi ngo araza kuba yabigenza ate ngo atabare uno mwana w'umukobwa bita Alvin. Umwana w'umukobwa bamuhatiye kuba yashakana n'uno mugabo we atabikeneye, bimuviramo kuba yatekereza kwiyahura. Mwababyeyi mwe muzajye mutekereza kabiri mugiye guhatira abakobwa banyu
ku basore ndetse n'abagabo bagomba kuba bashakana nabo. Urabona ko nk'uno mwana w'umukobwa ingaruka yaragiye kuba yahura nazo ni ingaruka nyinshi cyane kandi zikomeye. Barakwereka yateruye Alvine arangije amuzana hakuno, ndetse barakwereka yarimo arakomeza yitambukira asa nkaho afite urugo hano hakuno ndetse agiye kuba yamutahanamo kugira ngo arebe ko yamufasha. Gusa agatimba ke kabaye imyanda ku rwego rukomeye cyane. Gusa uno musore afite umutima mwiza. Bongera kugaruka hakuno batwereka hari umugore urimo uragerageza guteka ndetse aseseka inkwi mu ziko mu mbabura. Barakwereka uno musore yaraje arambwira ati umukobwa uri hano arambwira ati Jack, bimeze bite kubera icyo uzana uwo muntu hano muri urwo rugo, uwo muntu mukuye hehe? Jack aravuga ati rwose tugomba kumutabara, yahuye n'ikibazo gikomeye, ahubwo mfasha ngwereke ku buryo tuba twamutabaramo. Gusa uno mukobwa uri hano habwa atari ko warasaze. Urabona hano mu rugo rwacu ariho hantu ugomba kuzanira abantu ntaza ahantu ukuye. Icyo gikombe ugomba kugisubiza ahantu gikuye. Undebera ukuntu umugore afite umutima mubi cyane. Uno mugore ntabwo ashaka ko bashobora kuba bafasha uno mwana w'umukobwa wita Alvine, kubera ko umusore yaramuteruye ndetse amuzana hakuno. Yaje amuteruye ubona ko yaraje kumuzana mu nzu ngo arebe ko yabona ahantu abamuryamitse. Gusa hakuno umusore nawe yananiwe kubera kuba yamuterura amukuye mu ishyamba hepfiriya kumugeza hakuno nawe yananiwe cyane. Yagerageje kuba yamukuramo imyenda ngo arebe ko yamuryamika, ndetse namuryamika atangira aruhukeho gato ibindi bazi kuba babivugana. Undebere byatangiye tubona uburyo uno mukobwa ari kwirukanka, ndetse uburyo yirukankagamo wabonaga ko bamukurikiye barimo barashaka kuba bamuhitana. Yaramuzanye amushyira ku gitanda hakuno, gusa yabanje kumukuramo ka gatimba. Wabonaga ko ka gatimba kamaze kuba ibyondo koko ku buryo bugaragara. Yagize atya amuryamika ku gitanda. Gusa uno mugore ni umugore w'uno mugabo. Barakwereka wa mukobwa yaraje aza yitegereza hakuno, arangije aravuga ati bino bintu bishoboka bite? Jack, ntabwo njye nawe turi bwumvikane, mbwiza ukuri kubera icyo uno mukobwa umuzanye hano. Undi aramubwira ati hani tuza rwose kandi wihangane, uno mwana w'umukobwa akeneye ubufasha bwacu. Hari abantu bashakaga kuba bamuhitana, ati rero rwose wishaka kubizanamo ikibazo cyane ngo ushake kuba wabiremereza. Ati urabona uno mukobwa adakeneye ubufasha. Umukobwa hakuno hambwa ati ubwo rero urifatuzanya uno mwana w'umukobwa hano ushaka kugira ngo njyewe ungire umugore wa kabiri, ntabwo ukinkunda. Jack aramubwira ati hani ndagukunda cyane, ariko nawe witegereje neza urabona ukuntu yaje ananiwe, ikindi hari ikintu twamufasha. Aterega nawe wamenya aho umugisha uturuka. Ati rero calm down kandi wihangane kubera ko nanjye bwanjye ngiye kuba nabikurikirana. Hambwa tumva wishimishijwe no kubona umwana w'umuntu agira ikibazo, ushimishijwe no kubona umwana w'umuntu yenda kuba yapfa kandi uhari. Umukobwa mbwatumva ngiye ibyo ntabwo mbyitayeho, icyo nshaka ntabwo nshaka kubona urwo rukobwa, ntabwo ndushaka muri ino nzu. Umugore agiye kugenda agiye gusohoka, we mukobwa yahise akanguka. Amaze gukanguka wa musore nawe arahindukira. Umusore we byari ibyishimo cyane kubera ko yumvaga ko byarangiye byanga byakunda. Wa mukobwa akimara gukanguka yaravuze ati ahangaha ndi ni hehe? Ahangaha ndi ni he koko? Aha ni he mwanzanye? Ndetse nta nubwo yaraza ahantu bamuzanye kubera ko yamaze kuba yatubwenge. Wa musore yaramurebye ahambwa ati tuza kandi ukomere, hari umuntu ukomeye wari urimo arakwirukaho ashaka kuba yakwica. Nuko umukobwa araza ati reka urwo mukobwa vuba wimukoraho, ati ndagusabye mureke ushaka kuba wanca inyuma. Twongera kugaruka kuri wa mugabo. Sasa rero wa mugabo yari arimo arakomeza kwirukanka mu ishyamba ahamagara izina bita Alvine. Uko yari kurihamagara babandi bari muri rwa rugo batangiye kuba bakumva izina Alvine. Gusa umukobwa nawe ahita byumva aravuga ati mumbabarire rwose mutamubwira ko ndi hano, mumbabarire arimo arashaka kuba yangirira nabi, yashatse ko twabana ku gahato ndabyanga. Ati rero niyo mpamvu nagerageje no kuba nakwiyahura. Nuko arambwira ati basi mugerageze mu mishe atamfata. Barakwereka cya kigore cyaravuze kiti none reka nkubaze wowe n'uriya mugabo muzanye he ko ari kuzahamagara izina ryawe? Ati nkuko nabikubwiye arimo arashaka kungirira nabi,
basi mube muncumbikiye ndebe ko naba mucitse mwakomeza nkabaho. Ni umukire ufite amafaranga menshi cyane. Ndetse akwereka umugabo yarahindukira ambwira ati madamu hani sweet wanjye, ndagusabye rwose wishaka kuba washyira ubuzima bw'umwana w'umukobwa mu kaga, tigerageza tube tumucumbikiyeho iminsi mike maze turebe ko yakomeza kuba yaba ari hano. Akwereka umugore yabwira tumva ndabihoriye ariko ni iminsi mike cyane ntabwo nzabyihanganira. Akwereka Jack yarahindukira ambwira ati ihangana Alvine, rwose ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Disi no musore yifitiye umutima mwiza, gusa uno mwana w'umukobwa yatunguwe cyane no kubona uburyo uno musore arimo aragenda amwitaho. Muri ako kanya twongera kubona wa mukobwa asubiza amaso inyuma ndetse akenda kurira ku rwego rukomeye cyane. Tugaruka hakuno wa mugabo hari urugo yahingukiyeho, ndetse rwa rugo ni urugo bari bamaze kuba bahishamo wa mukobwa. Akwereka umugore yaraje ambwira ati urimo urashaka iki muri uru rugo? Wa musore nawe Jack arasohoka kandi baraziranye. Nuko wa mugabo amukubita amaso nawe aratungurwa, arambwira ati ni wowe nanone uri hano twahuye cya gihe ndimo ndashaka umugore wanjye? Ati utuye hano? Ndetse umusore atangira gukiramo ubwoba, aravuga ati bamvumbuye byanga byakunda. Nuko arangije ambwira ati yego rwose ni njyewe. Ati mba nibereye hano nikorera ubuhinzi ndetse nanita ku mirima yanjye kubera ko niko kazi nikorera no kuba naroba. Arakwereka umugabo ambwira atumva nabuze umugore wanjye ndetse twari tugiye kuba twakora ubukwe, rero nuramuka umenya ahari usabwe kuba wambwira nk'uko nabigusabye. Ikindi kandi nutabikora uraza kuba wambona ubona uwo ndiwe. Arakwereka wa mukobwa arambwira ati none se uwo muntu ni ingenzi kuri wowe kubera ukiri muramushaka cyane? Arakwereka umugabo yabanza afunga karuvati arambwira ati umva madamu, rero uko bimeze uriya mukobwa yari inzozi zanjye, nubwo atashatse kubana nanjye njyewe mfite amafaranga ntabwo yansuzugura. Akwereka igikobwa hano kikitegereza umugabo wacyo, kikitegereza n'uyu nguyu, ndetse ubona ko hari ibintu by'amayeri baziranyeho. Baramuhakaniye agira icyo aravuga ati reka mbereke noneho, dore kano gakarita kariho nomero zanjye, nimuramuka mumubonye muzampamagare, nzaba niteguye kuba nabahemba ibihembo byose mukeneye kugira ngo mubashe kuba mwakwishima. Arakwereka wa mugore yafashe akanomero ngo azaze kuba yahamagara uno mugabo igihe bazaba bamenya aho bita Rivenari. Gusa yibereye muri ino nzu ndetse yababwiye ati mwihangane mutaza kumubwira ko ni hano kubera ko arimo arashaka kuba yangiriye nabi. Arakwereka barikirije, bamaze kuba bakikiriza bambwira ati nta kibazo tuzaba kuba tukubwira. Umugore yasubiye mu nzu, amaze gusubira mu nzu umusore nawe aritegereza aravuga ati ariko wa mugabo urashaka iki kuri uno mwana w'umukobwa? Ikigabo nacyo kikitegereza kikavuga ati ariko ntabwo mbashize amakenga tu, reka ngende ariko ndabizi ntabwo ngiye mbizeye neza. Gusa uko ari kugenda akagenda asubiza amaso inyuma ubona yuko hari ikintu yaketse byanga byakunda. Ese ni igiki? Ese yabashije kuba yabavumbura? Ariko yabashije guhita yigendera ubona ko atigeze amenya ibyo ari byo. Akweka Ruvena yarahagurutse hano iravuga ati noneho habaye iki? Bigenze biti yabaje kuba yandeba, yabaje kuba yamfata? Gusa hakuno uno mukobwa we ntabwo na rimwe rwose yigeze akunda uriya mugabo, nubwo yigeze amukunda ngo babane kubera amafaranga. Ibyo bintu bikunda kubaho cyane, umwana w'umukobwa akaba atagendera mu bintu bijyanye n'amafaranga cyangwa ngo agendere mu bintu byo gushukwa n'ubutunzi ngo akunde ngo abane n'umuntu batishimanye. Ahangaha ni rwo rugero rw'uno mukobwa ari we. Ndetse akwereka umukobwa yaje hakuno ndetse agerageza kuba yasohoka, gusa muri ako kanya yararimo arahunga. Kwa mukobwa yaraje arebye ku gitanda ahita amubura, aravuga ati Alvin agiye hehe? Yaba aducitse se agiye kuba yatwiba? Muri ako kanya akwereka yaje hakuno arimo aragenda yitegereza ndetse ahamagara umuntu bita Alvin. Gusa Alvin we yagize ngo wa mugabo niwe winjiye, agerageza kuba yakihisha ngo arebe ko atamubona. Wa mugore yaraje arangije ahita amubona yishe hakuno. Hambwa atari ko wa mugore we
wowe ni irihe banga ryawe n'uno muntu? Ni gute koko wigeze mu by'ukuri ukora ikintu nk'iki ngiki? Ati uriya mugabo rwose icyo nakubwira cyo ni uko aje ari kugushaka kandi agushakira ibyiza. Umukobwa aramubwira ati barakubeshye, ntabwo ari icyiza arimo aranshakira, ahubwo arimo arashaka kuba yagenda ngo amfate nk'ingwate angire umucakara we. Uriya mugabo ariyoberukanya cyane ngo afite amafaranga menshi cyane, ndetse nicyo kintu kimutera kwiyemera no kuba yakwirata. Akwereka umukobwa hakuno aramubwira ati ariko wa mukobwa uba wirata niki? Urabona uriya mugabo ukuntu afite amafaranga menshi ukaba uri kuvuga ngo ntabwo ushaka kubana nawe? Ati njye I don't care, nta nubwo mbyitayeho, nta nubwo nitaye kuri ayo mafaranga afite, ndetse nta nubwo nzigera mbana nawe niyo byagenda gute. Ahubwo icyo nabasaba mukomeze munyihishire, mukomeze mutuma ataba yambona hano hakuno, kugira ngo nanjye ubwanjye mbashe kuba nagira amahoro. Disi ubitaho Vera yakomeje kwisabira, ndetse yisabira icumbi ku rwego rukomeye cyane. Wa musore bita Jack yaraje arangije aramubwira atumva nari nkuzaniye amazi yo kuba wanywa kugira ngo urebe ko wamera neza. Gusa umugore hano yatangiye gufuha, ari kuvuga ati koko uno musore ntabwo ashobora kuba yazanye ino shorti kugira ngo insimbure. Nuko arangira aramubwira atumva noneho birahindutse, nta nubwo bigikunze ko aguma hano, muzahindukira ngo iki? Umva icyo navuze wacyumvishe. Uno mukobwa utangiye kumufata neza, utangiye kuba wamuhereza buri kantu kose, ndetse biragaragara ko wowe nawe harimo akantu mujya munshi inyuma. Ibaze nawe, ibaze umusore arimo aritangira ubufasha, arimo aragira ngo arebe ko yafasha uno mukobwa, ariko undi we arimo arakeka ko ari ukugira ngo bamuce inyuma. Kuri wowe ibi ngibi urabibona gute? Barakwereka umukobwa aravuze ati wumva wapi, ntabwo mbyizeye. Ndetse umusore aramubwira ati umva hani sweetie, sinagusobanuye koko, nakubwiye ko njyewe n'uno mukobwa nta kindi kintu dupanga. Ati kandi uramenye rwose ntudukekere ibyo. Umukobwa yarirakaje hanyije atavuga ati noneho reka mite nanigendera mbarekere ubwo bucakura bwanyu, n'ubundi ni umugore wundi wa kabiri wazanye, erura ubivuge neza kugira ngo byumvikane. Barakwereka umusore aramubwira atumva calm down, ihangane, uyu nguyu niko asanzwe ameze kandi ibintu biraza kuba byagenda neza. Noneho nuza kuba wamererwa neza uzafata inzira yawe wigendere. Uno musore we nta kibazo afite habe na gato, ndetse n'ibyo kumuca inyuma amushinja ntabyo yigera akora habe na gato. Akwereka umukobwa nyuma yo kubwirwa ayo magambo, nawe ubwe byamusigaye mu mutwe, asigara avuga ati ese koko nje kuba nasenyera umugabo w'abandi, mbashije kuba naza gusenya urugo rw'abandi? Nawe abitekerezaho nk'umuntu. Yagize atya asubira mu nzu. Twongera kugaruka hakuno ni ku kazuba, ubona ko mu ruseso, ndetse imvura yari irimo iragwa, bya bindi bita kugwa, ndetse izuba ryo ririmo rirava. Bongera kutwereka hakuno hari umusore. Uno musore yaje hakuno yigiriye mu kazi nk'ibisanzwe, ndetse wa gore wuriya Jacques yaraje ahita amufata amuturuka inyuma. Mana nyagasani, batangira kuba basomana, ndetse umusore aramubwira ati ariko warasaze, umugabo wawe ntabwo uzi ko akunda kuba ari mu mirima ye? Aramutse aje agasanga ntari mu kazi kiwe, agasanga ndi kumuca inyuma, yabifata gute? Wa mukobwa aramubwira ati umva n'ubundi humura, bari hariya mu nzu ari kumwe na cya gikobwa bazanye, barimo baranca inyuma, ndetse natwe reka twikomereza ibyo twatangiye. Mana nyagasani undebere, uno mukobwa asanzwe aca inyuma uriya musore bita Jacques, ndetse akamuca inyuma ku bakozi ba Jacques. Jacques yifitiye imirima hano, ndetse agerageza kuba yazana abakozi bagiye batandukanye, none dore umugore we amuca inyuma kumwe muri abo bakozi. Uno mukozi yambwira atumva ati rero ntabwo nabikora, ati rwose ntabwo nabikora kubera ko urabizi ko bosi ashobora kumanuka. Undi narambwira ati ntabwo yamanuka ajya hehe? Ati musize hariya mu nzu, nawe arimo aragerageza kuba yanca inyuma. Ati rero urumva ko dushaka natwe twakikorera ibyo dusanzwe dukora. Undebere imico y'abagore bino minsi,
gusa si bose. Gusa umusore aramubwira ati umva noneho rero nimba ari uko bimeze reka tugende tujye aho dusanzwe tubikorera, ahangaha urabona ni ku Karubanda. Undebere bapanze gahunda nyirizina yo kuba bagenda guca inyuma umugabo w'uno mugore, ndetse uno mugabo we nta kintu azi, nubwo bamushinja ibyo byose ntabwo we yigeze amuca inyuma. Twongera kugaruka hakuno Jacques yari yibereye ku cyo bita kuri bariko, ndetse wa mukobwa yatabaye yaje ndetse amusatira. Gusa Jacques ni umusore mwiza, umusore ufite umutima ndetse uzi no gutanga keyi icyo ari cyo. Yagize atya yibereye ku mahumbezi arimo aritegereza. Kwereka Ruvera yaraje haje aramubwira ati umva Jacques dore nkuzaniye agakofi, nkuzaniye ikawa iri butume umera neza. Reka Jacques noneho ahindukire, akimara guhindukira abona umuzaniye ikawa n'uwo bita Alvin. Ahangaha noneho wowe watangira gukeka iki? Ndetse Alvin yaratangiye aramusuhuza ambwira ati nari nkuzaniye ikawa ntushake kubifata ukundi. Aka gasobanuye keza wagasanga kuri YouTube channel bita Ubuzima Films, ndetse uzajya ukora subscribe, hari inkuru nyinshi cyane tugiye kujya tuzana. Igice cya kabiri nacyo ni mu gishaka tuzakizana vuba kandi neza cyane.